Ndi kubyuka Baby. Banguka kugira ngo nze no kukwirebera wowe nta nubwo waza igihe nateguriye icyayi ukubura kuba watinze mu cyumba cyane wari uri mu biki wavuga ngo nagukereje mba nabyutse mbikora hakiri kare kugira ngo ndebe ko wagenda umunsi ntabwo navuga ko wanyereje kabisa wumve mufite komande y'abakiriya bavuye hanze urumva bamaye komande hashize n'icyumweru none nabyibutse uyu munsi mu gitondo nabyibutse mbwira bari abahungu banjye ati mubikore vuba vuba kabisa byaba bahita bagenda babitware icyayi basigira vuba vuba n'umugati uri kunyereza oya shugira vuba ntabwo ndagukereza nagihojeje nta kibazo nahise imigati itagira na bureba ntabwo umuntu yabyibukira rimwe byose shu mwita bayiki ni ibiki watetse kaho rero nese ubaye iki kandi ibi ni ibiki mwatetse si icyayi cy'amata shu ni icyayi cy'amata iki ibi ni ibiki icyayi kirimo umunyu gutyo ubwo wari urimo uratega ifu kowe nawe rero iyi si isukari umunyu si njye nashyizemo umunyu ryari ni njye wakitekeye reka nkubwire shu iki cyayi ni njye wakitekeye ni nanjye wakizaniye hano ku ngaho kuri icyo cyayi cyawe wumva iki cyayi none se mwashyize iki cyayi uri kumva ngaho umva kino cyayi ko mwashyize isukari cyangwa mwashyizemo umunyu oya ngo aho wumve umva ko kitameze neza ngaho nko kw'iki cyayi wumva nko kw'iki cyayi se wumva wowe none se turimo kukimenza uko gishushu urimo kubona nyine nko kw'iki cyayi wumva kuzi kukimenyeho kintu uyu munyu ko gishyushye ubundi uri umusazi umuntu muzima afata icyayi
isukari singi umunyu wageze mutema kandi nashyizemo isukari nise umunyu we ko hano ntawe uri. Fata iki cyayi fata iki cyayi mwaho ubyumve mwaho byumve wamva ibyo bintu ngo mwatetse ngo mabyaye ngo nanjye mufite ngo zabagore ngo zabiteguye icyayi iki ni igiki nduru rugo ubundi uri umusazi urwara mu mutwe akushyira urabona ibi bintu nabikora koko icyawe ahubwo ubugome bwanyu bushingira ko icyawe ari kizima mana kuko ibi bintu nateguye icyayi ntabwo nigeze mbishyiramo mbese ubwo urabona nakora imikino yo kuguha umunyu si uko k'umuntu eme si ubukokosho ntabwo ari njye wabikoze ntabwo ari njyewe mbese njyewe nashyizemo isukari mundebera suriya we yagiye he we mami ngwino hano mami nari mbitabye ni ibiki bashyize mu cyayi ni ibiki washyizemo ni ibiki se birimo mami gusa ibintu bya dadi wabimbujije ngewe icyayi ni ibiki birimo ibintu bya dadi nakubujije genda mva imbere rero mbese mami byagenze ute genda basi wakino mbabarira basi wakino udatuma hano nkora ikintu gikomeye muri none mbabarira none se urakora ikintu gikomeye ntago ari njye none se uri ikigoryi se ku buryo umara gutegura icyayi ukagitegurira umugabo wawe ukakizana kirimo umunyu utabizi mbwira nabi ntago ari njyewe basi wakino sibyo wari kugendera njya mvana ibyayi ibyo nafata ibi ngibi nawe bimwe wumve ukuntu bimeze ubundi hano muri uru rugo mumeze gute iki cyayi kuko ari ngewe ugiteguye hano uyu munyu ugiyemo gute mana ubuse sheri kuko ndabimusobanurira byumve ubwo ko arabyemera umeze utashye ni sawa ndabona uri mu masuku nari ndi mu masuku meze se mami umeze neza watetse icyayi se iyi nagitetse nuko nari ntaragisuka ariko mu kanya ndajya kugisuka none se nari ngiye ku isoko hari utuntu ngiye guhaha ni ibiki byashize ngo mbizane imbuto ntazo zarashize n'ifu y'igikoma n'umuceri nabonye hasigayemo muke n'imboga kandi nabonye shira azikunda nazo muri firigo zashizemo nabonye azikunda umva boss arazikunda okay ese nta mineke yarashize nazanye sha mami nahise nyijugunya nahise undi ko nabonaga yaboze yose okay nta kibazo ubwo ndashaka ukuntu ngura indi kugerageza ukayigura rero irakenewe aho ngenda nzanira akantu ko guhahiramo ngende hakiri kare dushaka ukuntu tugiye dukora ibintu hakiri kandi ujye ugerageza ibintu byose ubitunganya hakiri kare biravanzanira akantu nzi nkazana mpereze na telefone yanjye nsize hariya ku kameza urahita uyibona kameza ko mu cyumba
aho ngaho ukameza ko urahita uyibona agenda. Sawa. Nawe jangaka nari nkazanye. Ernest, ufite igikapu cyiza cyo guhahiramo koko? Ntabwo giteguye Uburyo neza. wazana agafuka? Hari ikibazo se ariko n'aka ni keza ugatwaye. Ariko kubera iki nkunda kukubwira ukanyumvisha ibyo ndi kukubwira ko atari byo? Niba nkubwiye ibintu ndi kukubwira ntashaka, wowe kuki uhatiriza? Ni ukubwira ko hari igikapu cyiza cyo guhahiramo, nawe ati nta kibazo. Impamvu mbikubwiye nuko mbonye ko hari ikibazo. Ariko mabujana kano ni keza nta kibazo wagatwara. Ko kiriya gikapu uri kumbwira urabona nyine nta nubwo giteguye neza. Eme, wumvishe uko nkubwiye? Ngasubizeyo. Genda unzanire igikapu cyiza kubera ko kirahari kandi ndabizi ko kimeze neza. Nise ubundi kuba kidateguye neza haba habuze iki? Ngiye kugitegura. Eme, garura icyo ngicyo apfa kuzana icyo aba ari cyo njyana. Ihute, gira vuba vuba. Zizana. Gira vuba vuba nsanga warangije gukora ibyo ngibyo. Uzabihaha se kuzabihaha? Ubwo kandi mpamagare mu cyaro mbabaze niba umuceri nabohereje warabagezeho. Naho ibyawe byo umva wari wahaha se ahubwo umva uraje uhaha urushyi ibyo wigize. uyu munsi wabaye muremure ra. uyu munsi bwari imiryango iki kabisa. ubwo se numva nta muntu ukoma. Baby, honey, Aime, Oui. Ngwino hano. Karame boss nayo mbitabye. Meze bite me? Meze neza. Nibuteze. Nabi. None se ko ngeze hano muri salon usanga hararangaye nta muntu n'umwe uhari, igihe nabahamagariye muba muri. Njyewe no kwa Rutona nari ndimo mu gikari. Tuntu se waba urimo tuvuze gusiga na gate ifunguye umuntu wese aza yinjira, ubwo umuntu yinjira agatufata ikintu hanze cyangwa akagira ikintu atwara, mwazambwira ngo cyangwa mwavuga ngo ikimwebe. Nari ngiye kujya guhitamo afunga. Mbese ubundi nyikubuje ari he? Ko namuhamagaye nenda guta umutwe yagiye he? Mabuje se ntabwo yakubwiye? Se yabikubwira. Mabuje hari umuntu w'umugabo nyine wari wamusoye bari kumwe nyine hano muri salo bicaranye bararya nyine barishima barangije nyine baragenda bari bishimye. Nginde? Ni umugabo na Mabuje. Umugabo se bwoko ki? Umugabo waje hano n'ahari se? Iyi ni umugabo waje hano w'ibogara ariko ntagakuruta. Cyo abanyabucucu hano. None se uwo mugabo ninde nono? Ntago muzi nanjye
ntabwo muzi, namubonye gutyo ni mabuja wamuzanye. Okay. Umva agiye no kumufungurira yari yambaye akantu kariza, ntabwo bimbajije. Nzanira amazi yo kunywa, ibyo ngibyo byihoreye nabi. Amazi? Ni amazi yo kunywa. None se nyakubahwa n'uwo muntu uvuga ngo bajyanye hashize n'igihe kingana iki bavuyemo? Hashize ako ni nk'amasaha 2 ngereranyije. Ni nk'amasaha 2. Okay, genda nabi. Nyine bakoresheje igihe bahise bagenda. Ibyo nta kibazo byihorera. Ngende? Baby njye ntabwo ndi kubyumva kabisa. None se ubwo ngubwo wambwiye ibintu ndi kukubaza? Ariko se sinakubwiye. Wambwiye ibintu ndi kukubaza ubwo bisaba iki? Sheri ntabwo nakubwiye guturuka kubera iki bundi wakomeje kubimbaza. Ejo igihe nagereye hano urakizi. Ibintu ndi kukubaza si ibintu bibiri. Ejo wari uriye. Wari wagiye se sinakubwiye Sheri. Nimugoroba ntitwari twabirangije. Njyewe? Sisi wabibaje sinabikubwiye guturuka nimugoroba umbaza ibyo bintu. Urambwira ahantu ejo wari wagiye n'uwo mwari mwagiye cyane kubimbwira. Yego kumana Sheri navuye hano ndi njyenyine njya guhaha. Nta wundi muntu twari turi kumwe. Ariko Sheri kuri njye rero rwose na n'ubu sindibaza ibintu ushaka kumbwira. Ntunyegere. Sheri aho ngaho. Ushobora kumbwira ahantu ejo wari uri? Sheri rwose igisubizo ni cya kindi nakubwiraga, njyewe nari nagiye ku isoko. Igihe naziye se urakizi? Nise niba waraje aribwo nyiva hano. Iminota namaze hano wagiye urayizi? None se wari wajyanye nande? Nagiye njyenyine Sheri. Wari wagiye? Nari ndi njyenyine mu muhanda, nta n'umuntu nigeze mpagararana. Nari ndi no kwihuta. Nari nagiye guhaha. Ako se nanavuye hano imahari. Emewe niba uri kubona ubifiteho ikibazo nawe wanamubaza. Sinavuye hano ahari. Nta muntu nari ndi kumwe nawe pe. Nta n'umuntu umfase ubu ibintu njye na n'ubu sindibaza icyo ushaka kumbwira. Ko Sheri wabaye iki koko? Ushobora kumbwira ahantu wari uri ejo? Sheri aho nakubwiye nani hahandi nta handi hantu narindi. Ndabura mukorera iki? Ejo igihe nagera hano urakizi wowe? Sheri wasanga warahageze nanjye aribwo nkihava kubera ko ejo nagiye ku isoko. Uri kumva nagiye njyenyine mu muhanda, nari ndi no kwihuta cyane sinari nshaka no guhagarara. Nagiye ngiye ku isoko. Ahandi hantu uri kuvuga nagiye ni hehe koko? Ejo wari wagiye? Wavuye hano igihe nagera wakizi umuntu mwajyanye ninde wiriwe hehe? ariko sheri uzi kuri seriye njyewe ndavuga nzamubwira ibintu ntukansekeze nawe ndi gukina nawe gicucu ko si sheri none njye ntago ndi gukina nawe ushobora kumbwira abantu ejo wari uri ariko sheri uzi kuri seriye kumbwira abantu ejo wari uri gicucu ushobora kumbwira abantu ejo wari uri
ninzamubwira ibintu n'undi munsi ntukansekere sibyo ntabwo mba ndi gukina nawe turi kumvikana sheri ntabwo ndi kukubeshya n'undi munsi wari wabona narakaye n'undi munsi nazongera kubaza ibintu nk'ibi bikazana ubwo bwo kunsekera uri kubyumva naje ko navuye hano njya ku isoko ko nta handi hantu nagiye unishyira ibintu yabikuye he koko njye navuye hano ngo ndi kumwe nanjye ko nta muntu twajyanye ko nta n'uwo navuganye nawe mu nzira Aime icyayi nticyari cyashya Aime karibu ku meza Yashu karibu ku meza turye kumutabuza voka nabonye ko zashize nyuma nari nzi ko zigihari bambwiye ngo zashize ariko biraryoshye
ariko reka nkubaza wambwiye niba ushaka kunyica ibuye ringana gutya mu biryo Imana yanjye ibi biryo ko ari igihe wabyitekeye noneho amabuye yavuye bitwaye se akoresheje ibi ni ibiki ibi ni ibiki amabuye se yavuye ubundi ibi bintu biri kubera muri urugo ni ibiki ese ntabwo mbizi sheri nose umuntu ateka amabuye angana gutya mu biryo ubundi bati mwatetse ibiryo mwatetse amabuye mwatetse ibiki sheri rwose pe ntabwo nzi ukuntu mbese ko ari njye wabyitekeye ni ukuri ngaho ndebera yesu na hano harimo nese ubu koko nakwaruye amabuye nanjye ndayiyarurira umugore we kuko uri kunshakisha nese ubu ngubu nanjye nese sheri njye ndakubaza uri kunshakisha ibi nese ubu sheri amabuye bubuye do ndebera ibiryo byose ni amabuye ibi ni ibiki cuca mbabagore noneho mama yanjye sheri rwose njye ibi biryo nabyitekeye njye nabizanye ni ukuri nabizanye bimeze neza kubwiye ngo ziba cyangwa kubite ngo capemo iki kubyumva umuntu w'umugore ungana nawe ateka amabuye angana gutya isorori yuzuye amabuye ariko ubundi wasubiye iwanyu ukareka kunesha umutwe ntabwo sheri kuki utanyumva wasubiye iwanyu ukareka kunesha umutwe urabona ari nzangira stress z'akazi ngire stress z'abakozi ngire ninzaneho n'izawe ubundi wabaye iki ko wari muzima abadayimoni b'iwanyu ni abahe bazimu bagufashe sheri ntabwo ari njye wabikoze ni ukuri nabizanye bimeze neza hari igihe mba numva nakwica sheri wamabariye ni ukuri ahubwo se mani ibi ni ibiki bikomeza kumbaho mana yanjye maze kurambirwa pe ibi ni ibiki biba biri kumbaho koko mani ibiryo nabyitekeye nta muntu wigeze abikora ubu ngubu aya mabuye aba yagezemo gute mani ibi ni ibiki biri kumbaho bizaherera hehe koko siporo ndabona amasaha akuze eme nk'ubwo ngubwo buriya niko ubwo igihe umuntu aba yaguhamagariye ntabwo wabona hari ibintu nari gutegura ndi koza ibyombo hanze iyo koza se n'amatwi yawe aba ari koza impamvu nyine nuko hari radiyo yari iri gusakuza ibyo bireke ndebera za nkweto wamesheje ubundi naguhaye zo muri siporo nigendere muri siporo inkweto za siporo njye muri siporo kandi waraje muri naraziguhaye ntabwo zigihari pe ngo iki ntabwo zigihari mbona uri umukomedi ubundi filime ukina zitwa ngo iki
ntago zihari ni ukuri. zagiye Nyine ntunyumve nabi nubwo mabuja yari yambwiye ngo simbivuge, ariko ejo bundi haje musaza we arazimuha. Si uri kuvuga zimwe z'umukara? nyine zimwe z'umukara za siporo. Yarazimuhaye ejo bundi. none se kuva ryaratanga ibintu utambajije cyangwa nabizi? Yamuhaye n'ibindi byinshi ariko mbabarire ntuzabimubwire, yarambujije. Hari n'indi myenda yawe yamuhaye umusaza we. Umusaza wese yaje hano ryari ubundi? Ejo bundi yaraje cya gihe uri mu kazi, ujya mu kazi. Umusaza we yaraje anywa. Uzabimubwire. Byihorere ntabwo bigenda. Hari izindi njye hari andi buryo. Ariko boss ntuzabimubwire. Honey, baby. Aramisho. Ibi ni ibikino biba kandi. No, umukozi wawe sari. Yari isezerano yari mu masoko. Uhamagara. Umunsi byagenze. Hamagara uwo mukozi wawe. Njye kumureba. Eme. Ino hano. Karame mabuja. Bicara se mu cyangwa wa kane. Haguruka. Biri kubera hano. Yes mabuja. Ziba. Cucu. Wabaye iki? Fata ibintu byo wanzaniye aha ngaha. Wakoze. Ese nakoze iki boss? Ndagukubita urushyi turwara sereri. Mabuja ni ibiki? Ziba mbesi. Urajya he? Tuntu tungana gutya tugira ubugome ubundi uvuga he? Ariko ntago nzi. Ziba. Urongera kuvuga ndagukubita. Eme koko. Mabuja none se nakoze iki? Ni wowe nkoreye ibi ngibi byose? Ni ibiki se nakoze? Ntago mbizi. Sheri wabibonye ryari? Ariko se muko ushaka kugera ku Uriya narakurebye ndakwihorera ibintu byose ngerageza kubyirengagiza ngo ndebe ukuri ko n'icyo ushaka n'icyo ugamije. Icyo nasanze icyo nageze nabonye ni ikigoryi. Ariko njye ntabwo nzi ikintu nakoze. Nawe agira ubugoryi bungana utyo. Sheri wabibonye ryari? Mabuja nakoze iki?
Patricia imyenda yawe ntabwo nayibuze ntabwo uko byagenze nambara yawe hano kubwira imyenda urayibuze mwese ubisanze ibi ni si igicucu cyawe cyabiryamagaho se zihombe bita gicucu ugarasa n'umutwe ndebe imyenda byose ndebe ejo wambwiye ko izi nkweto zagiye he wambwiye ko izi nkweto ku buryo yazihaye izi nkweto yambwiye ko yazihaye musaza ubona wowe wazihaye ntuza n'ibintu byo kwishabisha kuko gaza ngo njyewe ngo nazihaye nde izi nkweto wazihaye musaza uramuka wongeye kumvugira ngo ndaguturitse nshobora kuba uri gukina n'ikipe warandesheje ngo nazihaye umusaza wanjye ni imyenda yose ngahibaze ni ukuri mwese ubundi wamukuye buriya byabiri na wa munyu se wari wawushyize mu cyayi mpita nongera kuvuga ijambo bosi nawe urongera kuvuga mumbabarire ntabwo nzabyongera ariko reba n'ibintu uba warangore wafata ibyo kwambara mwese iyi myenda iri kuzakumarira imyenda iri kuzakumarira ubundi ibintu nk'ibo bikura ari wowe nawe ari we nyirabayazana bwose bararinda bajya kumirisha amabuye bangaba bangaburiye imyunyu ubundi utuntu nk'utu dukora dufite ubugome bungana ari ibintu wanjye urongera kuvuga hano ndakubwira bazi ibyaho n'undi iki ngiki si igitabo uru runtu waruzanye bararuroze urandenganya kuko niba baramundangiye kuko nawe wamuzanye mabije ntabwo nzabyongera ngo nsubire imbabazi nawe genda reba ibintu umaze iminsi uri kunkorera ugashyira umunyu mu cyayi ugashyira amabuye mu biryo kumbi bakanuka bingana gutya ari wowe uba wabikoze ubu si imyenda koko ngaho ndebera ino myenda yose ngewe naraje mva mu cyumba mbona ikigo kigiye gushyira amabuye muri biriya byose nabiretse mbishaka biriya byose nabikoze mbishaka ngo yazanye ngo n'abagabo hano njyewe se sheri njyewe ngo wazanye n'abagabo hano ngaho wagiye n'abagabo ngaho byagenze ute ariko se ubundi uretse ikigoryi wumvaga ibintu byose mbwira ndi bubyemere wanze ibyo wa gicucu wanze ibyo iki nakishyura hano ijoro yo kuza kikaniranya n'umugore wanjye bose ntabwo nzabyongera ndagikubita mabije wanzuye imbabazi ariko ubundi yeme buriya bintu byose wabikoreraga iki urabona ibintu byose wagiye unkorera ubu se byibuze sheri yatagira ngo abibone akwibonera akwifatire ubu ngubu amaherezo yari kuzaba yaye buriya si njye yari wari kuzagenda udashaka ko mwicira hano genda ufite ibintu niba ari imyenda ibiri cyangwa itatu kandi mbona usohora n'umurenge nawe niba udashaka kugenda turi kumvikana kuri namwicira hano bakamufura genda sa nyine nk'ubabarire genda haguruka ugende haguruka vuba wowe ujya kunteranya n'umugabo wanjye ukorera biriya byose si ubwo washakaga kugeraho genda haguruka genda vuba hano yanjye
ryari ririya bebe nta kibazo gusa ikintu cy'abakozi nyine muri uru rugo gihagarika ibyo dushoboye tuzaba tubikora, ibyo tudashoboye ubwo tuzaba tubikora twabonye umwanya. Uri kubyumva? Ntabwo nkeneye kuzongera kubona abantu baza kuneranya nawe, sibyo? Bikumvikana? Okay, ikindi nyine I'm sorry. Byabaye nyine njyewe nyine nakuwe n'amarangamutima n'ibyo mbona, sibyo? Ndangije mubwira nabi nyine hazamo ibintu bitari byiza, urabizi umuntu kunyurira ariko urabizi ntabwo ariko nteye kandi nawe urabizi kandi wanabibonye, sibyo? Ari muri ya mukozi mubi ndi wamuzanye imbwa kandi umwana mwiza, reba ibintu byose yadukoreye ntabwo wamenya ngo ni ibi, sibyo? Kandi bibaho. nta kibazo narakubabariye nanjye nari mbizi ko atari guteka, nari narayobewe impamvu biriya byose biri kuba ariko nabibonye nta kibazo ntigire ikibazo. Nta kibazo njye narakubabariye mbere.